Yesu Kristo ashimwe cyane. Dushima Imana ko yitwongeye umwanya mwiza wo kuganira kuri iki gice cya 24 ubwo duheruka twize ku gice cya 23. Kadusenga Imana tuganire. Mwami Yesu turagushimira, turumbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Turihanya twatakenze mu maso hawe mu izina rya Kristo. Twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Kristo. Mu izina rya Kristo turakuye kugira ngo tuganire icyo tugomba gukora. Yesu yose nibo n'imana myiza dukora yemeye kubirwa nawe, ukora imana myiza, twese tuhimbaza izina ryawe. Dukomeze uyu mwanya mwiza wo kuganira mu izina rya Yesu Kristo n'amacu twese twizeye kubyuje kandi bikoze. Amen. Ubushize ubwo duheruka tuganira ku gice cya 23 nari nabasangije ubutumwa bw'ibintu Imana yanyeretse bigomba byari biteguwe kuba cyangwa byagombaga kuba mbere y'ukwezi kwa karindwi. Nyuma ukwezi kwa karindwi kurenda kurangira, nko mu matariki ya nyuma ndi gusenga mu bundi butumwa buza bwuzuza cyangwa se buvuga nanone kuri ibyo bintu twaganiriye. Sinahisenza ngo mbitambutse cyangwa se mbibasangize, kuko akenshi ntanga ubutumwa n'ubundi binyuze mu ijambo ry'Imana tuganira. Iki gice rero cyari akenshi dukunda gukora cyangwa se kuganira kuri uru rubuga rwa YouTube. Dukunda kuganira ari uko iki gice turimo turagenda tukirangiza cyangwa twakirangije mu kugisangizanya kuri za mbuga zose. Dukomeze tuzisure, dusangize, tuganire mu izina rya Yesu. Rero igice cyari kirekire, ubwo niyo mpamvu ubutumwa buje ubu ngubu nkabutambutsa, uretse ko ntarirarenga. Niyo mpamvu wenda impamvu natinze nuko ntarirarenga. Imana muvuga ko yari yambwiye, narabasangije ko yambwiye yuko mu gihe cy'amezi kuva mu kwa 4 kugeza mu kwa 7 hazaba ibihe bikomeye, ibihe by'intambara. Babwira uko nabibonye, igenda ibisubiramo mu buryo butandukanye. Ukwezi kwa 7 urimo kuragera rero kurasoza, nibwo Imana yambwiye iti, nayibajije nti se turaganira, ndayibaza nti se Mwami Yesu, nuko buri munsi nahoraga nyibaza amakuru kuri bya bihe bimeze bite, wavuze bino bintu, mbese koko bimeze bite, bihagaze bite. Ikakomeza imbwira amakuru atandukanye iti ibyo bihe bizaba. Ukwezi kwa 7 kuri gusoza rero nibwo yambwiye iti, twatuma turasenga mu masengesho yo kuwa 5, ndumva ari wa 5 wa nyuma w'ukwezi kwa 7. Amasengesho ku 5 turasenga kabisa, turasenga dushyiramo agatege, icyo wakwita gushyiramo agatege. Suko wenda natekereza ko yego birashoboka ko twasenze mu buryo tudasanzwe dusengamo. Wenda hari uburyo Imana yatwakiriye biruta uko yatwakiraga mu gusenga, ko nabivuga. Iyo umuntu arimo arasenga, hari igihe Imana uyu munsi musubiza tukagira ngo tukibaza tuti se kuki insubije ubu kandi ndatangiye gusengera ikintu mbere hashize igihe kinini. Imana ni Imana igenzura imitima yacu,
ikayitata, nicyo navuga, ikareba uburyo tuyishaka. Uvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyegera nanjye nzabegera. Uko twegera Imana, umwijima uri kuri twe urashira, tukakira umucyo w'Imana. Nari ndimo ndasobanura impamvu rero Imana yasubije imbere, yambwiraga ko hari ibihe by'intambara n'ubundi ntibyavuyeho, nk'uko ngiye gukomeza kubasangiza. birahari rwose kugeza Yesu agarutse, niko navuga ko byarahanuwe. Impamvu Imana ibisubiramo no kugira ngo tutagira ngo ni ibyo bya cya gihe cy'ibihe bya kera muri Bibiliya. N'ubu ngubu Imana ibivuga ikora, kandi ijambo ry'Imana ngo ntirizaza gutyo gusa, ntirizaza ngo ntirizasubiraho ridasoje icyo yaritumye. Nuko rero Imana irambwira iti bya bihe kubwo gusenga kwanyu, icyo ni cya mbere, kubwo gusenga kwanyu kuri ayo masengesho twatuma amasengesho wa gatanu, kubwo gusenga kwanyu bya bihe ndabihagaritse. Yego, byari mu matariki wa gatanu wa nyuma w'ukwezi kwa karindwi. Bya bihe ndabihagaritse ubu ngubu. Irambwira iti ariko Satani ugambiriye guteza umwuka w'intambara n'ubundi aracyahari, ahubwo ngo aduteza ikindi gihe. Ikindi gihe Imana irambwira iti ni ikindi gihe, undi mwaka nk'iki gihe. Ubwo ni muri ariya mezi twari turimo, ariya mezi twari turimo kugeza mu kwa karindwi. Satani araduteze undi mwaka nk'icyo gihe. Ubwo mbere y'ukwa karindwi ku mwaka utaha nidusenga, nabwo uko twegera Imana, ibyo navugaga ngo umwijima uri kuri twe uragenda, hakaza umucyo. Niko gituma haba umwuka w'intambara, nta kindi ni ibyaha. Ibyaha biterwa n'umwijima twinjiyemo nyine, tuba twakiriye mu buzima bwacu. Ariko iyo twegereye Imana, nayo iratwegera, umucyo wayo ukaba kuri twe. Ngo rero aduteze ikindi gihe, undi mwaka nk'icyo gihe. Ubwo rero hari byahise bihera kuri rya jambo. Hari umuhanuzi, ntabwo mwibuka neza uwo ari we, ni kugira ntibeshya, yabwiye banza rero isa, ariko yabwiye umwami w'Abisirayeli ngo hari ingabo zizagutera, sinibuka nazo izo arizo neza. Izo ngabo zizagutera, ariko ndi kumwe nawe uzagenda urwane. Banza umwami ari Yehoshafati. Arangije ajya kurwana, arangije avuyeyo intambara ayitsinda. Icyo gihe ngo barwaniye mu misozi. Ni nk'ibyo rwose. Icyo gihe barwaniye ngo mu misozi barayitsinda. Barangije abo babarwanyaga, ubwo bwami bwabarwanyaga buravuga buti, buragenda baravuga buti, uyu nguyu Imana yabo ni Imana yo mu misozi, tugende twitegure, tuzabarwaniriza mu kibaya kandi tuzabatsinda. Umuhanuzi, kwa kundi abantu b'Imana tumenya amakuru, umuhanuzi abwira umwami w'Abisirayeli ngo mugende mwitegure, ntimusinzire cyangwa se ngo mwirare, kuko ngo yavuze ati Imana yabo ni Imana yo mu misozi, ngo noneho bazabarwaniriza mu kibaya, ngo kandi bazabatsinda. Ubwo rero ntimwirare, ngo babateze undi mwaka. Ubwo rero natwe ni nk'uko Imana iratubwira iti ntitwirare ngo ibintu byavuyeho, kuko yari Imana muri aya masengesho
wa gatanu dusenga, Imana yaratubwiye n'ibihe by'inzara mu kwa cumi. Imana irambwiye iti nabyo ibikuyeho, nabyo ni nk'ibyo, ni ibintu biza bishoreranye, umwuka w'intambara ujyana n'umwuka w'inzara, nabwo umwanzi aduteza ikindi gihe kubw'amasengesho icyo gihe twasenze. niko Imana yambwiye. Ni byiza ko ngo aho ingabo zisezeraniye cyangwa se niko nabivuga ngo niho zihurira. Ubwo rero amakuru nayo ngayo, nitwirare. Amakuru ya mbere, twegera Imana. Kutirara kwacu ni ukwegera Imana kugira ngo umucyo wayo ugume kuri twe. N'icyo gihe kindi Satani azasange turi mu mwanya mwiza, abura icyo aturega, ko agira ibirego byinshi imbere y'Imana. Ariko Imana ntabwo yatureka gutyo gusa. Icyo itubwiye ni icyo ngicyo, kandi buriya icyo Imana ivuze dufata icyo ngicyo. Twashaka kugira ikintu tubaza Imana tukayibaza, ariko ntivuge ikintu kimwe ngo dufate ikindi. Ikivuze ni icyo ngicyo, dufata icyo ngicyo. Nidushaka kwisobanuza twongere dusenge Imana se ko donc ntabwo turiho ngo tuvuguruze Imana, ahubwo turayibaza ko wavuze gutya ukabonye kuvuga gutya bimeze bite, igasobanura. Ariko amakuru itanze nayo ngayo. Imana tugiye neza cyane. Rero ikindi ndibuka ko nari navuze ngo nari nabasangije ubutumwa bw'intambara mu gihugu, ariko ari nako buri intambara ziri ku isi yose, by'umwihariko mu gihugu cyacu ho. Imana irambwira iti nubwo ibikuyeho uwo gupfa azapfa. Nubwo turi muri ibi bihe bimeze nk'aho umwuka w'intambara uratutumba, ariko wari kuba watugezemo. Gututumba nibyo bihe nyine Satani avuga. Imana ivuga iti Satani aduteza ikindi gihe. Ni ikigaragaza yuko ni ikimenyetso. Buriya isi irimo irakora ibitubera ikimenyetso twe aba Kristo, ko Imana iyo iduhaye amakuru, isi iza ikonfirma ibyo Imana yatubwiye. Isi iza ikonfirma ibyo Imana yatubwiye. Ubwo rero ibyo bintu tuba twumva bidutumba ni ikimenyetso cy'uko ibintu bihari byasamye twiraye. N'ubu rwose byaza byirukanka. Umwuka w'intambara, uw'inzara n'ibintu nk'ibyo byose, ubukene, indwara. Abizi ko abantu Abisirayeli cyangwa se Imana yababwiye ngo nimungomera ntimunyubahe, nzabateza indwara nk'izo nateje Abanyegiputa, wenda n'izirenzeho. Ubwo rero ibyo bintu birajyana. Intambara, inzara, ubukene, indwara z'ibyorezo, murabizi ko ziri guhindahinda. Iki ni igihe cyazo, iki ni igihe cyabyo, cy'ibyo byose nta na kimwe gisigaye. Ibyo byose biri mu Gutegeka kwa kabiri ibice 28, bya bindi bivuga ngo nimutanyubaha ibi bizabazaho. Biriya byose nta na kimwe kibuzemo. Ijambo ry'Imana ni rizima, byose biba bitwasamiye. Bamwe birabageraho, ni nk'uko n'Imana ivuze iti cyangwa yambwiye iti uwo gupfa azapfa. Bivuze ko donc byari kuba intambara, abantu benshi bakabigenderamo, ariko niba ivuze ngo gupfa azapfa, yego muragenda mwumva abantu bapfa n'abandi bapfa, cyangwa se bamwe bwarabumvise bapfa. Ubwo rero nicyo Imana yambwiye icyo gihe.
wo gupfa azapfa, kuko nyine abantu nk'abo hari abapfa batashye ijuru mu buryo butandukanye, hari n'abandi bapfa satani batwaye nyine, ariko muri rusange, reka mvuge muri rusange, ibi ndi kuvuga ni muri rusange. Muri rusange ngira ngo umuntu iyo apfuye aba avuye mu mubiri, kandi umubwiriza yarabivuze neza, aravuga ngo ngo isazi nzima ngira uti ntaripfuye. Tumva ari nk'uko abivuga. Haravuga ngo iyo umuntu apfuye ngo nta migambi, ikuzimu nta migambi iriyo. Haravuga ngo gahunda ibirangiye, icyo atakoze ngo naba ataragikoze nyine. Niba afite kizamurengera ku munsi w'urubanza, ni Imana ibizi nyine, we n'Imana nibo babizi, kuko umuntu apfa afite iyo agiye, abizi iyo agiye. Ngo n'abamurwaza ngo bajya babibona bakamenya ngo uyu nguyu yagiye hano, aratashye mu ijuru cyangwa ararimbutse. Rero ubu abarwaza abari kumwe n'abo bantu bakabona bitabye Imana, ngo bazamenya aho bagiye. Ariko urupfu, nari nshatse gusobanurira ngo urupfu ni irembo kuri bamwe, ariko ku bantu nyine ngo barangije urugendo, barangije gahunda, barangije ibyo bakwiye gukora mu isi. Hari igihe ureba ukibaza se umuntu, ukibaza ukavuga uti yakoze iki mu minsi y'ubuzima bwe. Wagenzura ukabura ubuhamya. Icyo ni ikibazo gikomeye. Iyo ubuze ibyo navuze, nti ku bantu babegereye abo bantu, iyo abo bantu bapfuye bitabye Imana, bamenya aho agiye. Wagenzura rero ukabona imirimo ye ntabwo ari myiza rwose pe. Ariko wagenzura no ku rundi ruhande, wareba undi ukabona imirimo ye ni myiza. Nicyo nasobanuraga. Uwo gupfa azapfa, ariko ubwo nyine aho azaba agiye. Urupfu muri rusange ntabwo nakavuze yuko atari rwiza, nakavuze ko atari rwiza, kubera ko tuvuye mu mubiri, aho twaba turi kumwe n'abandi. Ku ruhande rumwe, muri rusange, ku bantu bari mu isi, kugira ngo tumenye neza igisobanuro cy'urupfu ku buzima bwacu, ni ukuba turi kumwe n'Imana. Ni ukuba turi kumwe n'Imana ikadusobanurira, ikatubwira iti umugambi wawe urarangiye ku isi. Urarangiye ku isi. Ikintu mvuga rero ngo mu ruhande rumwe ntabwo ari rwiza, ni uko turi mu isi. Hari ababyeyi bakwiye kurera abana, bakagenda batabareze, ibintu nk'ibyo. Ku rundi ruhande, hari nubwo tuba turi kumwe n'abantu, ariko iyo umuntu atashye agiye mu ijuru, aba asanze abandi batashye. Naho haba hari abantu Imana yacyuye, cyangwa se haba hari abatuye ijuru, basanzeyo abaruhutse. Uruhande rumwe abaruhutse, icyo ni kimwe. Ikindi, kiza gisobanura uko kuruhuka. Muri iyi si harimo intambara zikomeye nk'ibi byose. Hari igihe korona zaraje, umuntu aravuga ati ubundi wakwitahira, wakwigira mu ijuru, n'ibintu nk'ibyo. Ariko Imana idufiteho umugambi wo kugira ngo dutange ubutumwa bwiza. Nicyo navuze nti, mbese uyu muntu afite imirimo, afite ubutumwa yatanze.
kuko Imana igiye ngo ntishaka ko hagira n'umurimbuka. Mbese uyu muntu hari ubutumwa yatanze, niba yarabutanze ni sawa, ariko niba atarabutanze rwose uwo nguwo nyine urupfu ruba rumujyanye nyine agiye ahantu habi. Ubwo rero mesaje nayo ngayo, uwo gupfa azapfa. Twibukiranye rya jambo Imana yambwiye nanone ngo tugende dushyiraho akadomo ku mirimo yacu, kuko ibihe birakomeye biragoye, ariko niyo mpamvu tugomba kugenda dushyiraho akadomo. Muri ibyo bihe dushobora kubikoreramo, dushobora kubiprofita. Nigeze kubasangiza ngo iyo isi irimo irakora ibi bintu byose tuba tubona, korona yije ibibaye teme ku ivugabutumwa ryacu. Iyo Imana itanze izo mesaje, ibihe by'intambara biba bibaye teme ku buzima bwacu. Ubwo nyine yabaye teme, nyine yabaye teme turi kuvugaho. Iyi situation zose zibaye ku isi ziba zibaye teme kuri twebwe bavuga ubutumwa. Tuziheraho tukavuga ubutumwa, tukavuga tuti kuri ibi bintu mubona Imana irabivugaho gutya, irashaka ko bimera gutya, irashaka ko twitwara gutya. Ivuga ubutumwa no kugira ngo abantu bave mu byaha bakizwe, bakore imirimo myiza. Gukizwa birangwa n'imirimo myiza. Guhayirwa abapfapfira umwami, ngo haruke imihati n'imiruho, ngo imirimo yabo myiza ibaherekeje. Twagiye rero ijambo ryo muri Genesis chapter 24 Itangiriro ibice 24, umutwe dufite n'umwe uravuga ngo Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Twakira imbabazi z'Imana, twakira imbaraga z'Imana, twakira umugisha w'Imana. Imana ikomeze tuganirize muri byose. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Imana ishimwe cyane. Harimo ibintu byinshi, harimo Aburahamu umuntu w'Imana. Mbese umuntu w'Imana ni ibiki atekereza? Haleluya. Ni ibiki umuntu w'Imana atekereza? Iki ni iteme imwe y'ibintu Aburahamu yatekerezaga. Yatekereje gutuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo atume igisonga cye, igisonga muzi icyo ari cyo, cyangwa se umugaragu we, cyangwa se umufatanyabikorwa, abagaragu n'abafatanyabikorwa, gusabira Isaka umugeni. Igisonga tuzi icyo gikora, baraje batubwire umumaro wacyo muri iyi nkuru. Gusabira, gusaba ni iki? Nabwo turaje turebe igisobanuro cy'ijambo gusaba. Uno mutwe uzuza gusobanura ni nk'incamake y'iki gice cyose. Haleluya. Gusaba ni iki? Se dukeneye dusaba ni byiza ni bibi? Bibiliya iravuga iti musabire abandi, musabirane. Urumva ko gusaba ni byiza. Haleluya. Ariko se gusabwa, njyewe umuntu yansabye mbyakira gute? Hari usaba kuko arakeneye. Gusaba hari ikintu akeneye. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo nguwo umutima ukeneye niwo ukurura umuntu gutanga. Hari umuntu ukeneye, hari n'umuntu uri gusabwa. Donc umutima w'umuntu ukeneye niwo uhamagarira wa muntu ngo kumuha, kuko hari igihe bagusa umuntu agusaba ntumuhe kubw'impamvu zitandukanye. Gutanga se ko Bibiliya ivuga nanone bihesha umugisha kuruta guhabwa. Cyatse ngo gutanga nabwo ni byiza. Gusaba ndakene.
gusaba ni byiza, gusa birashoboka, ariko ku rundi ruhande biragoye. Mubibona gute? Tuganire. Ashimwe cyane. Gutanga ho ni byiza, yego. Birashoboka se? Yego. Biragoye? Birashoboka ko bigoye. Umva ko impande zombi byose biragoye. None bizahurira he? Usaba biramugoye gusaba. Gusaba ni byiza kuko biraza kumufasha, kandi birashoboka, ariko biragoye kugira ngo avuga ati mwampaye. Ariko kubera ikintu ashaka, icyo kintu nicyo kiri imbaraga zo kumva afite igisobanuro cy'impamvu ari gusaba. Nuvuga ngo iyo usaba udafite igisobanuro cy'ibyo usaba, igisobanuro kizima, ntago baguha. Ni hatari kabisa. Mwibuke ko tujya dusaba Imana tuyisaba gute? Tuba dufite ibisobanuro bifatika ibyo turi gusaba. Hari n'irindi jambo rivuga ngo impamvu mudahabwa ni uko musaba nabi. Haleluya, Imana itugereza cyane. Noneho gutanga rero, tanga, mwibuke ko twigira ku Mana cyangwa se no kuri Yesu Kristo. Imana yiteguye gutanga pe. Icya mbere bishoboka ngo n'abantu b'Imana biteguye gutanga pe. Icyo ni cyiza. Bishoboka ngo utanga yiteguye gutanga, ariko hari n'igihe y'Imana cyangwa se agatanga mu buryo mu bundi buryo. Icyo umusabye ntaba ari cyo aguha, akaguha ikindi, ko atekereza ngo kuko ari cyo gifite umumaro. Niko tujya tubivuga. Imana nziza cyane. Imana ntabwo icyubahiro. Gutanga tubonye ko bishoboka, kandi utanga yiteguye gutanga igihe cyose. Haleluya. Ni cyiza nacyo, kuko abasaba nabo barari benshi, isa n'isaha basaba. Bishatse ngo impande zombi zirahari, ziriteguye gukora gahunda. Usaba arasabwa kugira igitekerezo cyangwa se igisobanuro kizima gifatika cy'ibyo asaba, kugira ngo ahabwe. Haleluya. Gusaba tubishyire mu isengesho. Iyo usenga, ukeneye gusenga ufite igisobanuro gifatika cy'impamvu y'ibyo usengera. Haleluya. Niyo mpamvu uzahabwa, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomane ku rugi muzakingurirwa. Usaba ari tayari gusaba iteka ryose, nubwo bimugoye, ariko hari imbaraga, igisobanuro. Bishatse kuvuga ngo rero impamvu bigora abantu gusaba, nuko nta gisobanuro baba bafite cyo gusaba. None niye dukura igisobanuro cyo gusaba. Igisobanuro cyo gusaba tugikurahe? Ikintu gikomeye. Icyo gisobanuro ngikurahe? Niyo nkuru impamvu y'ibyo ndi gusaba. Ibyo ndi gusaba birahari, 1 2 3 4 5, list irahari nini, ariko nuko iki nkeneye iki, nuko iki nkeneye iki, nuko iki nkeneye iki, nuko iki nkeneye iki. Impamvu y'ibyo nsaba ituruka ku Mana. Niyo mpamvu iyo ivuye ku Mana ikintu ndagihabwa, ariko iyo ivuye mu bintu biri aho ngaho, bizenguruka bidafite igisobanuro, ni ibya Satani, ntacyo mpabwa. Cyangwa se niyo mpawe nyine mpabwa ibyo mpabwa ibyo nasabye, kuko ari bibi. Satani irabitanga. Satani ngo ni umujura, ni umwicanyi, ni umurimbuzi.
ngazabona no kwica no kwiba no kurimbura. Bishatse kuvuga ngo yiba bamwe agaha abandi. Akoresha nabi cyane. Ariko Imana nyiri ibintu byose niyo dukeneye gukuraho impamvu y'ibyo dusaba. Urugero, turi gusoza iki gice cya mbere, niba nkeneye inzu, hari n'ibindi, kuko hari inzu ifite ibintu ijyana nabyo bya byifuzo byose. Ntekereza ko akenshi nzajya gusaba ikintu kibihatse byose, ikintu kizavamo ibyo bintu byose. Wenda ni akazi. Ubu tayari gahunda yanjye no gusengera akazi. Akazi ngakeneye kubera iki? Kubera ko nkeneye kwiyubaka, kubaka ejo hazaza, kugira ngo Imana ihimbazwe ku bwanjye. Ibyo tuzagenda twubaka Imana ni akazi, ibyo tuzagenda twubaka n'ejo hazaza. Ejo hazaza n'ejo hazaza, uko turi kubyubaka bigomba kuba bihimbaza Imana. Mbese bizaba bihimbaza Imana gute? Arumva ko ibyo nzakora cyangwa se umusaruro w'ibyo ndi gusengera ngomba kuba naratangiye kubyitoza mbere. Ni ukuvuga ngo uwukiranutse mu bike ngo Imana izamwungurira byinshi, niko Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo udashoboye ngo gukiranuka muri bike n'ibyinshi iyo bije biramunanira. Izo ni sisiteme z'Imana kugira ngo iduhe ibyo byinshi. Detaye zirahari z'ibintu byinshi, ariko Imana irashaka ko tubanza gukiranuka muri bike. Donc gukiranuka muri bike ni ugutangira kwitoza, kuko hari ibyo Imana yaduhaye, hari igishoro dufite. Kuba nkiriho hari abapfuye. Ese ngo kuba hari icyo ndi gusengera, ibyo ndi gusengera kugira ngo mbihabwe ni ukubanza nkitoza muri ibi ngibi. Donc uko nitoza muri ibi ngibi Imana yampaye yangejejeho, nibyo biha ishusho Imana ibyo ngibyo igomba kuba. None iyo ibonye ndi kwitoza neza, nibwo izi ikavuga ngo mwana wanjye, ngo haye inzu, ngo haye imodoka. Ubwo byose birakenewe muri ubu buzima, ngo haye ibyo kurya. Urumva ko kubera ko wamaze kwitoza, ariko iyo utaritoza ijwi ry'Imana ntabwo waribona ute. Ngo Imana iyo utaritoza, Imana ibiguhamagara ngo munyegere nzabaha umugisha. Ibyo gusa igahagariraho. Ariko iyo watangiye kwitoza nibwo ijya muri detaye. Nzaguha iki? Kuko iyo ubibona ibyo ukeneye, nzaguha iki? Niyo utabisabye, nzaguha iki? Ngo turasaba kubanza ibyo nzakora muri bwa buzima bugari, ntangire mubyitoze mu buzima butoya buciriritse. Haleluya, Imana ndamugisha. Turahita dukomeza, turi gusobanura gusaba no gusabira Isaka umugeni. Isaka ni umuhungu wa Aburahamu. Urumva ko Isa arimo aramutekererezaho. Mbese muri iyi minsi ababyeyi batekerereza abana ibintu nk'ibyo? Mbese muri iyi minsi umubyeyi yatekerereza gusabira umwana umugeni, cyangwa kumusabira akazi, cyangwa kumusabira ikintu cyamufasha? Donc kumenya uko ababyeyi ni abantu ngo twe ubuzima turimo baba barabugezemo kera, baraburenze, baba bazi ibyo dukeneye byose, ubundi baba babizi pe. Niyo mpamvu umubyeyi ari umuntu ukomeye. None kuba akomeye, gukomera kwe bizagaragazwa n'ibyo akora, nuko yitaye ku batoya. Si ngombwa wabyaye n'abandi batoya. Mbese duhereye ku bawe wabyaye cyangwa se kuba ufite, kubo tubyara, mbese ndabatekerereza.
ikintu gikomeye. Aburahamu araduha ishusho nziza. ni nko kuvuga ngo umuntu mukuru aba ameze nk'umubyeyi, umuto aba ameze nk'umwana. Buri wese ku rugero rwe, yaba umubyeyi yaba n'umwana, niko bimeze. noneho wagiye gusabira Isaka umugeni. Umugeni muramuzi, ni umudamu, akeneye umudamu. Arimo arabona ise, arabona ko Isaka akeneye umudamu. Kuki yabimenye? Ibyo byose hari connection. Nibyo navuze nti abantu bakuru baba baranyuze mu buzima turimo, akamenya igikenewe muri icyo gihe. Mbese iyo tumenye igikenewe ku bana, abana bakeneye ibi, naho yaba atarabivuga ko tuba tubizi, tumufasha iki, dukora iki? Imana ibahe, tuzaza gukomeza kukiganira ku gice cya kabiri. Imana ibahe, amen.